Igitekerezo cy'uko twebwe buri gihe tugenzura uburyo twitwara ni igitekerezo giteye ubwoba, ariko niko kuri. Buri wese imbere muri we yifitemo ingufu atagenzura, atazi naho zituruka. Izo ngufu zikagena imyitwarire ye. Ibyo tubona inyuma ni umusaruro cyangwa se ingaruka z'izo ngufu. Ibitekerezo n'imyumvire ndetse n'ibikorwa byacu mu by'ukuri ntabwo tuzi ikintu kibyutsa amarangamutima yacu, kigatuma buri wese muri twebwe agira imyitwarire itandukanye n'iy'undi. Umuntu ukunda kumara igihe cyari kumwe n'abandi basabana, umuntu ukunda kuba ari wenyine, n'umuntu ugira umwaga, yewe n'umuntu witonda. Reka dufate urugero ku mujinya muri rusange. Iyo ugize umujinya cyangwa se uburakari, uba ufite umuntu cyangwa se abantu utunga agatoki, uvuga ko ari bo nyiri bayazana, ko ari bo bakurakaje. Ni naho hava ibibazo bibiri dukunda kubazanya: warakajwe n'iki? Warakajwe nande? Mu by'ukuri buri gihe ubona umuntu wakurakaje nyamara wibereye inyangamugayo ku giti cyawe, ariko iyo urebye kure ushobora gusanga ibigutera umujinya, uburakari cyangwa se kutishima bifite imizi muri wowe kure cyane kurenza uwo muntu uvuga ko ari we wakurakaje. Hari amarangamutima ashobora gushamikira ku kintu cyakubayeho mu bwana, cyangwa uruhare rw'ibintu byihariye utigeze umenya mbere. Ushobora gukora urutonde rw'ibintu runaka n'ibigutera amarangamutima muri icyo gihe: iyo bigenze gutya ndarakara cyangwa se ndababara. Buri gihe iyo urakaye, igihe cyose ntabwo aba ari uri kugenzura amarangamutima ari kukubaho. Uba uri mu marangamutima, aho icyo ushaka cyose ari nyirabayazana. Uba ushaka umunyacyaha cyangwa se uwakoze amakosa yagutaye ayo marangamutima. Ibi ntabwo biba ku burakari n'umujinya gusa, ahubwo biba ku marangamutima menshi. Umwana w'uruhinja nzamuhindura umuntu nshaka kuba we. Umuhanga mu mitekerereze n'imyitwarire y'abantu wabayeho mu kinyejana cya 19, John Worston, wanahimbye igitekerezo cyiswe behaviorism. Niwe wavuze ibya behaviorism ko ari igitekerezo cy'uko imyitwarire y'umuntu ikomoka ku buzima uwo muntu yabayemo. Bivuze ko umwana wese wamukuramo umuntu ushaka kandi ushatse. Umunyamahane wabikora, ushatse kurema umunyabwoba wabikora, wamihindura umugira neza cyangwa se intwari, yewe tutibagiwe n'ikigwari. Umwana w'uruhinja nzamuhindura umuntu nshaka kuba we. Ibitekerezo bya John Worston byari uko imyitwarire n'imikorere y'umubiri wa buri kinyabuzima n'abantu barimo ari imyitwarire ishobora guteganya mbere. Bivuze ko ushobora kuyigenzura ubuzima bwose. Mu 1920 muri kaminuza ya John Hopkins, Worston yakoreye ubushakashatsi ku mpinja nyinshi zifite hagati y'amezi 3 n'umwaka umwe amavuko. Yafataga buje yaka akayegereza uruhinja kugira ngo arebe niba abantu bavuka bazi neza ko umuriro utwika. Yafataga inyamaswa nk'inkende cyangwa se injangwe akazegereza impinja. Byose yabikoraga kugira ngo arebe niba abantu bavuka batinya inyamaswa. Yavuzaga amajwi y'ibisimba iruhande rw'impinja kugira ngo arebe uko zitwara. Aha niho yamenyeye ko impinja zidatinya umwijima. Aha kandi niho yamenyeye ko umuntu ashobora kumugenera ikintu azajya atinya ubuzima bwe bwose. Ubwoba bw'umuntu ushobora kubugenzura. Yafashe uruhinja arushyira mu mwijima, azana urukwavu arushyira iruhande rw'uruhinja. Arangije acana itara. Uruhinja rukibona urumuri rukabona n'urukwavu, ntabwo rwikanze, yewe nta nubwo rwagize ubwoba. Nyuma yafashe inyundo akajya yikubita ku kintu iruhande rw'urwo ruhinja. Gusa uruhinja rwaratinye, rutinya ubwoko bw'ubwo rusaku. Nyuma yaho yagaruye urukwavu, noneho rwa ruhinja rutinya urusaku ndetse n'urukwavu. Bisa naho yari amaze kurema ubwoba muri urwo ruhinja. Ubushakashatsi nibwo bwatumye Worston afata uyu mwanzuro: ikintu gitegeka isi gituma abantu bakora ibyo bakora byose ntabwo ari urukundo, ahubwo n'ubwoba. Kuri we ni urukundo ubwarwo rutegekwa n'ubwoba. Nibwo butuma abantu bakora kugira ngo batazasonza, butuma babyara ngo batazazima, butuma basenga ngo batazarimbuka, butuma bashaka inshuti ngo batazaba bonyine, butuma biga ngo batazahabwa akato n'ivangura. Nibwo butuma dukorera amafaranga yose tukayatangamo ubwishingizi, ubwizigamire ndetse n'ubucuruzi. Nyita Wakanda. Reka tuvuge ku myitwarire karemano y'abantu ahanini ishingiye ku marangamutima atagirwa n'izindi nyamaswa. Ibyinshi mu byo tuvuga muri iki kiganiro byanditswe mu gitabo cya Laws of Human Nature cya Robert Greene. Amarangamutima yose atubamo nk'ubwoba, umujinya, ibyishimo, urwango, urukundo, ishyari, ukwikunda, yose yahurijwe hamwe niyo agena ibyo bise imiterere y'umuntu. Imiterere y'imyitwarire y'umuntu ifite inkomoko mu mikorere y'ubwonko bwacu. Ubwonko bwacu ni nabwo bugenzura amarangamutima yose tubamo. Iyo myitwarire yawe n'ibikuranga byose byiyubatse mu myaka miliyoni 5 inyokomuntu imaze yiyubaka mu mibereho n'imibanire n'imiterere. Ibikuranga mvuga ni bya bindi abantu bakuvugaho buri gihe izina n'isura ryawe bivuzweho: aritonda, ni umunyamahane, arasuzugura, arakazwa n'ubusa,
Amarangamutima yose dufite ushatse bavuga ko yavukanye n'uburyo umuntu yabayeho nk'inyamaswa izi kubana n'izindi kurusha izindi zose. Aya marangamutima yose dufite yafashije abantu kuba muri iyi myaka yose. Uburyo abantu bize kubana hagati yabo bagahuza ibikorwa byabo bagashyiraho uburyo bwo gutumanaho no kubahiriza amahame. Ibi ngibi ntabwo byari byo gushoboka iyo abantu bataza kugira amarangamutima. Ibyo abakurambere bacu babayemo byose byakomeje kuba muri twebwe bikagena imyitwarire yacu kugeza n'uyu munsi. Tuba mu isi igezweho kandi irimo abantu n'ibintu byinshi. Kera cyane abakurambere bacu bataravumbura ururimi kugira ngo bajye bavugana ukurokoka no kubaho kwabo kose mu mashyamba aho babaga kwari gushingiye ku gutumanaho hagati yabo, kandi ntabwo bavuganaga kubera ko indimi zari zitarabaho. Gutumanaho kwabo kwari gushingiye ku marangamutima. Kugira ngo bashobore gutumanaho kandi batavuga rero byasabaga gukoresha ibimenyetso. Ibimenyetso bigaragara ku mubiri yabo by'umwihariko ku masura bishingiye ku marangamutima. Haba harimo ibyishimo, isoni, ubwoba, ishyari, ugushimira. Aya yose ni amarangamutima agaragara inyuma mu mubiri w'umuntu. Ushobora kureba umuntu ukamenya ko yishimye cyangwa se ko ababaye, yewe ko afite ubwoba kandi utigeze uvugana nawe. Ibimenyetso by'amarangamutima nibyo buri wese yasomaga ku isura ya mugenzi we. Bageze igihe bamenyera amarangamutima ya buri umwe, ari nabyo byagize uruhare mu kunga ubumwe kwabo, kumvira hamwe ibyishimo, akababaro ndetse no kunga ubumwe. Igihe hari icyo bagombaga kurwanyiriza hamwe, bose bashyiraga hamwe. Uyu munsi nabwo twese turacyaha agaciro kandi tukubakira imibanire yacu mu marangamutima. Kwigana abandi mu buryo tutazi, kumva ushaka ibyo bafite, kwandura umujinya wabo cyangwa se umuhangayiko wabo birahagije kubona umuntu arimo kurira nawe ukumva amarira araje niyo waba utazi icyo yabaye. Dutekereza ko ibyo dukora byose ndetse n'ibyemezo dufata tubikora ku bushake bwacu, nyamara ntabwo dutekereza ukuntu twanduye amarangamutima y'abandi, akaba ari yadusunikira gufata ibyemezo dufata uyu munsi. Twese twubaka inzu zimeze kimwe, tugura imodoka zimeze kimwe, kandi mu gihe kimwe twambara imyenda imwe twese, kandi ibi byose tubikorera rimwe. Niyo tugiye kubireka tubirekera rimwe. Tuvuga ko bigezweho n'ibyo abandi bagezeho, ubwo twese nibyo tugezeho. Hari izindi ngufu dukomora ku mateka yacu ya kure, nazo zubatse imyitwarire yacu ya buri munsi. Guhora twigereranya n'abandi no kurebera agaciro kacu mu cyiciro duherereyemo, haba mu mikoro, mu gushaka cyangwa se mu kuba ingaragu, mu kugira umuryango munini. Urundi rugero ni ingufu zidusunikira buri gihe mu kubarizwa mu itsinda runaka, kandi buri gihe akaba amatsinda atandukanye. Ayo matsinda akaba afite ibyo atandukaniyeho. Twebwe turabafana b'ikipe iyi n'iyi, mwebwe kubera ko mufana iriya yindi ntago mumeze nkatwe. Twavutse mu kwa munani, mwebwe mwavutse mu kwezi kwa kane. Ntaho duhuriye. Twebwe turya inyama kandi mwebwe ntago muzirya, ubwo ntabwo muri abacu. Ibi ngibi wongeraho kwiyoberanya twese duhuriyeho mu rwego rwo guhisha imyitwarire itemewe n'umuryango mugari tubamo. Ibintu twifuza ariko bitemewe muri sosiyete byose turabihisha, ari nabyo birema uruhande rw'umwijima buri wese muri twebwe afite. Abakurambere bacu bari barumvise neza uru ruhande rw'umwijima buri wese afite, ndetse n'ibibazo ruteza bizeraga ko buri wese yifitemo umumarayika ndetse n'umudayimoni icyarimwe, kubera ko abantu ari inyamaswa zizi kubana. Abantu b'umwimerere bakora ibyabo batiganye iby'abandi ni bake cyane. Ukuntu twitwara iyo turi mu bandi cyangwa se iyo turi mu kigare ni imyitwarire ubwacu natwe tutazi aho ituruka. Ari nayo mpamvu umwana ukubaganye mu kiliziya umubyeyi we amureba ikijisho aho kumukubita urushyi nk'uko asanzwe abigenza. Iyo bari mu rugo, iyo turi mu bandi mu buryo tutazi, twisanga turimo kwigana ibyo abandi bavuga n'ibyo bakora. Buri wese muri we ahorana icyifuzo cyo kwibwira neza kandi akemerwa muri groupe runaka mu rwego rwo kumva ko dufite umwanya mu itsinda runaka. Duhindura ko tugaragaza ko twitwara cyangwa se tugatangira kugendera ku mitekerereze y'iryo tsinda, imyemerere n'indangagaciro zaryo. Dutangira kugira ibyo dukora muri iryo tsinda, tugahindura ibyo tuvuga n'ibyo dukora kugira ngo abandi banyamuryango b'iryo tsinda babone ko dukwiye kuba muri iryo tsinda nyine. Abarigize banduzanya amarangamutima. Itsinda cyangwa se ikigare ubamo gishobora gutuma witwara mu buryo utari. Itsinda twese tubarizwamo rigira itegeko n'amahame n'imigenzo zigenderaho. Ashobora kuba ari amahame n'amategeko adafite aho yanditse, yewe ataranumvikanyweho n'abagize itsinda, ariko buri wese arayazi. Amatsinda tuvuga hano ntago ari ikigare cy'inshuti cyangwa se kuba amatsinda yo ku mbuga nkoranyambaga. Ashobora kuba amatsinda dusengeramo, abahuriye ku bwoko bw'ibinyobwa runaka, abafana b'ikipe, abatuye mu gace kamwe cyangwa se abakunzi runaka b'ikintu runaka.
Buri tsinda muri aya ngaya riba rifite amahame buri munyamuryango agenderaho. Bashobora kujya gutangira kunywa inzoga runaka, buri wese agafata icupa cyangwa se ikirahuri cye akagikomanya n'icyundi ngo cheers. Bagatangira kuganira ku bintu by'imikino, bakemera nk'aho bose babikunda muri iryo tsinda. Nubwo batatora umuyobozi, haba harimo umuntu usa n'ubayoboye. Ijanisha rinini ry'abagize itsinda bakora ibyo akoze byinshi mu byo avuze, bakabyemera nta wamutoye nta nubwo bavuganye, ariko buri wese mu buryo nawe atazi amufata nk'umuyobozi. Bishobora guturuka ku bitekerezo atanga, ku mikoro afite, imyaka afite se, cyangwa umwanya n'icyubahiro asanzwe afite hanze. Buri tsinda kandi mu buryo butumvikanyeho riba rifite abanzi cyangwa se abo rifata nk'abantu badahuje. Hari ababikora ku rwego runini, abandi bakabikora ku rwego ruto. Impamvu zitera buri wese kwitwara nk'uko nguko ziratandukanye. Benshi ntabwo tubyita ubushotoranyi kubera ko tutavuga ko impamvu zabiduteye zumvikana. Ubushotoranyi bw'abantu buturuka ku bwoba n'umutekano muke biyumvamo kurusha uko bituruka ku bushake bwo gushotorana. Kubabaza abo muba mu itsinda rimwe bishobora kukubera intandaro yo gukurwamo, cyangwa se ugatandukanya nabo bakundaga n'ibintu bigutera ubwoba bw'ahazaza ku rwego runini. Bishobora kuba ari ibintu buri wese kandi abantu benshi bashobora gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bave muri ibi bihe. Bashobora kwemera gushotorana no guhohotera abandi kugira ngo ikibazo cyabo gikemuke. Kimwe nuko nabo ubwabo bashobora kwibaza kugeza no kwiyicirira ku rundi ruhande abantu basanzwe bifitemo ubushotoranyi mu buryo buhoraho. Bashobora kuba bahora biyumva nk'uko twiyumva iyo turi mu bibazo. Ubwoba tugira iyo twatakaje akazi, twapfushije abantu cyangwa twatandukanijwe n'abo dukunda, bo bashobora kuba bahorana ubuhemu, ubushotoranyi n'ubugizi bwa nabi bwabo buhoraho bushobora kugira inkomoko muri ubu bwoba n'umuhangayiko bahorana. Bamwe muri bo babona abantu nk'ibintu byo kugenzura, aho abantu babona nk'abantu isi yuzuye abantu bafite urukundo n'impuhwe, ariko abenshi muri bo bitewe n'impamvu runaka impuhwe zishobora dore indi ngingo ituranga. Muri twe hahura intambara y'ibisekuru n'ibihe abantu batavutsemo. Inshuro nyinshi abo babarira kurusha twege twavutse mu myaka yashize baba bari babi cyane mu birebana n'umuco n'indangagaciro n'imyitwarire. Nyereka uko witwara ndakubwira igihe wavukiye. Abantu bahura n'icyifuzo cyo kwitandukanya n'abavutse mu myaka yashize bo baba bashaka kurema icyerekezo gishya mu buzima bitewe n'imyaka ufite. Ibitekerezo byo mu gihe wavutsemo bisa n'ibishaka gufungirana bikakubuza kubona ibigezweho. Buri gisekuru kigira imitekerereze n'imyizerere n'imiziririzo. Abantu bavutse mu mpera z'umwaka w'1800 atandukanye n'abavutse mu 1950. Umwana w'umukobwa w'imyaka 16 urarana telefone yatandukanye n'umusaza w'imyaka 80 utibuka amazina y'abana be bose. Umubyeyi wese agerageza kwigisha uwo yabyaye ibyo nawe yize mu gihe cye. Gusa buri mwana nawe agerageza kwishakira ibishya. Iyi ni imwe mu mpamvu yo kumvikana guke hagati y'abubu n'abo bihe byahise. Tukivuga ku bubu, uyu munsi nibwo abantu benshi bakeneye gukundwa no kwitabwaho kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Ibihumbi birenga 6 niyo mubare wa Twitter cyangwa se ubutumwa abantu bandika kuri Twitter buri segonda ku isi yose. Miliyari 1 na miliyoni 52, uyu ni umubare w'abantu bajya ku rubuga rwa Facebook buri munsi. Kuva isi yabaho nta buryo bw'itumanaho bukoresheje ikoranabuhanga bubaho ngo bubuze abantu benshi, abato n'abakuru ngo bubateze amakimbirane menshi. Bubanisha abantu, bugahuza abantu, yewe bugatanya n'abantu, bukiza abantu, bungura abandi ndetse bugahombya abandi. Ubu buzima ni imibereho y'igisekuru kizima cy'imbuga nkoranyambaga. Bigeze kuvuga uburyo icyerekezo cy'inyoko muntu yose cyubakiye ku bwoba. Kwiyandikisha ku mbuga nkoranyambaga, gutaha ubukwe no kubukora, kugura ibigezweho no kugurisha ibigezweho, byose tubikora kubera gutinya ko tutabikoze twakisanga tutakiri mu bandi. Muri make ibi byose uburyo bwiza bwo guhamagarira abantu kudukunda no kuduhitamo mu bandi. Iyi ni indi ngingo Robert Greene yanditse mu gitabo cye The Law of Human Nature. Ni ubuhe buryo abantu bakoresha kugira ngo bakundwe cyangwa se bishimirwe n'abantu benshi. Mu 1895 mu Bufaransa, umwana w'umukobwa bitaga Gabrielle Chanel yapfushije nyina. Ise amujyana kumurerera mu kigo cy'abihaye Imana kubera ko ise yakundaga gukora business akaba atarakundaga inshingano z'urugo. Niyo mpamvu Chanel yakuriye mu bihaye Imana atabona aho yabyina imiziki cyangwa se indi myidagaduro. Ibikorwa yakoraga yari ugusenga no gusoma. Yakundaga gusoma ku bitabo bivuga ku nkuru z'abakundana. Agize imyaka 18 yagiye kwiga mu ishuri ry'ubudozi.
Aha niho yagiye gukina ikinamico akina bamwita Koko. Niho yahuriye n'umukire wazunguye imitungo y'iwabo aramujyana. Kuva icyo gihe ubuzima bwe bwahise kubuhinduka, aho yari afite byose bikenerwa mu buzima kandi yadodaga imyenda myiza ku buryo yadoderaga n'abandi benshi bayishakaga. Yagezeho ashinga inzu y'ubudozi ayita Koko Studio, kandi niwe wa mbere wakoze imyenda yo kogana, aba ariwe wa mbere unayambaraho bwa mbere. Abasohora ibihangano byabo kuva kera kugeza ubu barabihisha kugeza nyine igihe cyose babisohoreye. Ariko Shanira we ntago ari uko yabigenzaga, ahubwo ibihangano bye yabikoraga mu buryo bwo kubikwirakwiza mu bantu benshi kandi ku mafaranga make cyane. Iyo yakoraga imyambaro mishya yahitaga anakora indi ya make yo gukwirakwiza mu baguzi ba mikoro make cyangwa se ya pirate. Mwibuke ko akiri umwana yapfushije nyina, ise amujyana akorerwa mu kigo cy'abihaye Imana. Bivuze ko atigeze agira urukundo rw'ababyeyi n'umuryango. Yari amaze kuba umucuruzi ukomeye rero, usibye amafaranga yashakaga ko abantu bakunda ibikorwa bye nubwo batamuha amafaranga. Urukundo atahawe mu buzima bwe bwose yashakaga kurubona binyuze mu bikorwa bye. Robin Crane yakoresheje iyi nkuru mu gitabo cyagaragaza amarangamutima abantu bagira iyo bifuzwa gukundwa n'abantu benshi. Nk'urugero, igihe Koko cyangwa se Shanira yamenyaga ko yifuza abagabo bafite abagore, yamenye ko iyo wifuza ibintu byifuzwa n'abandi bantu benshi bituma barushaho kubyifuza. Abantu bashatse iyo babwiye ko bashatse ari umuntu mwiza bituma barushaho kumukunda, kubera ko baba babonye ko n'abandi bamukunda, babonye ko uwo muntu ari igitangaza kimwe. Niyo bakubwiye ko inkweto zawe ari nziza urushaho kuzikunda, rimwe na rimwe ukanabeshya ko waziguze amafaranga menshi kurushaho iyo waziguze. Mu by'ukuri kugira ngo ugaragaze urwo rukundo bazifitiye atari urw'ubusa. Yakoraga ku buryo agikwirakwiza ku bantu bose bifuza icyo gicuruzwa cye. Ibi ni ibikorwa amamiliyoni y'abantu uyu munsi ku isi hose basubiramo inshuro zitabarika. Bakora byose ku buryo tubabwira ko twakunze imyambaro bambaye, imibavu biteye, imodoka bagendamo ndetse nuko twabakunze nabo ubwabo. Mu buryo tudatekerezaho kenshi, imyitwarire yacu twese ni imwe, yaba abantu bo mu binyejana biheruka cyangwa se abantu b'uyu munsi. Mu buryo tudatekerezaho kenshi, imyitwarire yacu twese ni imwe, yaba abantu bo mu binyejana biheruka cyangwa se ibinyejana by'uyu munsi. Mu binyejana bigezweho cya 21 ni imyitwarire ituranga twese, twabishaka tutabishaka. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ibuka gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo byose byiza bibera kuri Kanadeli Official bijye bikugeraho 5 kuri 5. Jye mwabanye nyita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.